Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana, izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishyirwe hejuru. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndagusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana, ndagusuhuza nkwifuriza umugisha w'Imana, ndagusuhuza nkwifuriza kurindwa. Igitinyiro cy'Imana nikigumye kuboneka kuri wowe rwose, aho uherereye hose, aho dukurikirana uri, ndagusabira umugisha ku Mana, kuba udahwema kubana natwe umunsi ku munsi kuri iki gicaniro cya Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Imana ihaze kwifuza k'umutima wawe. None turi kuwa kabiri, itariki ni 28, ukwezi ni ukwa 4, umwaka ni 2026. Iyi ni Byuka urabagirane. Byuka urabagirane y'uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana ikugarutseho. Imana ikugarutseho, we wari wararetswe. Imana ikugarutseho, we wari waratawe. Imana ikugarutseho, we wari waranzwe ndetse ukajugunywa. Imana ikugarutseho, we wabonaga igihe kibaye kinini utinze mu bigeragezo, utinze mu ntambara, wafashweho ijambo, abantu barakuvuze, abantu baraguteraganye, hari ibyo wakoze biranga, hari imishinga watangije irafeyiringa, hari bizinesi watangije ziranga, mbega hari byinshi wakoze ariko ubona biranze. Ndetse ugeraho gutekereza uribaza ngo ese Imana iracyanyibuka? Ugeraho gutekereza uribaza ati suba Imana iri kumwe nanjye? Wagezeho gutekereza uribaza ati mbese bimeze gute? Ndetse amasezerano aragucumuza, wibaza niba Imana ibeshya, wibaza niba Imana ivuga ibintu ivuze ntibisohoze. Ariko uyu munsi nje kuvugana nawe. Imana ntibeshya, Imana irakiranuka muri byose, Imana ni indahemuka, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nta muntu wiringiye Imana ujya ukorwa n'isoni, nta muntu wigiringiye Imana ujya umwara. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo nari umusore none dore ndashaje, ariko sindigera mbona umukiranutsi watawe, sindigera mbona umukiranutsi waretswe, cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Dawidi aravuga ngo ntabwo uwo muntu nigeze mubona wigeze arekwa n'Imana. Ntawubaho. Nanjye nyiri kukubwira ibi ngibi, sindigera mbona Imana ihemuka, sindigera mbona Imana iteshuka ku ijambo ryayo. Irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. None turasoma muri Yobu, igitabo cya Yobu, ibice byaho ni 42, umurongo waho ni uwa 7. Haranditse ngo Imana ikiza Yobu imushumbusha ibyo yari yarapfushije. Nuko Uwiteka amaze kubwira Yobu ayo magambo, Uwiteka abwira Elifazi w'Umutemani ati uburakari bwanjye burakubyukiye wowe na bagenzi bawe babiri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambirira igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Byuka urabagirane y'uyu munsi, Imana yagarutse kuri Yobu. Iyo yagarutse kuri Yobu, nawe yakugarukaho. Birashoboka yuko utinze mu kibazo, birashoboka ko utinze mu ntambara, utinze mu makuba, utinze mu bigeragezo, utinze hari ibintu, ari intambara urwanye ni nini kandi ni ndende. Izo ntambara uzibayemo, uzitinzemo, uzigeragerejwemo, uhuye n'ibibazo kandi bikomeye.
ariko uyu Yobu nubwo yahuye n'ibibazo, ariko hari ikintu kimwe Yobu yakomeje guhagararaho. Yaravuze ngo nzarinda mpfa bampambe. Ntabwo Yobu yigeze yikuraho kuba inyangamugayo, ntabwo kubura abana, gupfusha amatungo, amazu yakagenda, imirimo ikagenda, ibintu byose yari afite bikamushiraho, kugera naho umugore yishakiye amubwira ngo yewe ihakana iyo Mana nurangize wipfire. Yobu agera ku rwego umubiri we nawe uragenda, kuko yageze ku rwego yishimisha urujyo, umubiri uramubabaza, ubuzima buramurya, ubuzima buramurushya, inshuti ze ziramushinyagurira, baramubwira bati Yobu gerageza wihakana iyo Mana nurangiza wipfire, kuko iyo Mana nta kikumariye, nta n'ikigufashije. Kandi koko Yobu yareba akabona koko ibyo bavuga birahari, biranumvikana, ariko Yobu agashingira ku ijambo rimwe rivuga ngo ahubwo ngo naho napfa nzapfa nkiyiringira. Iyi Mana yampaye umugisha, iyi Mana yangiriye neza, iyi Mana yaranabaye, ariko Yobu akavuga ngo naho napfa nzapfa nkiyiringira. Haleluya! Ndakwifuriza gusenga kugera ku rwego uba inkoramutima y'Imana. Ndakwifuriza gusenga kugera ku rwego uba inkoramutima y'Imana, hahandi uba ufite impamvu zakwakuvanye ku Mana, ariko wowe shingira ku by'imirimo y'Imana yakoze, shingira ku by'Imana yakoze, shingira ku butabazi bw'Imana, shingira ku mateka ufitanye n'Imana. Mateka ufitanye n'Imana azagutera guhora uyinambaho, kandi nunamba ku Mana nta kabuza uzabona ubutabazi mu nyuma, kandi uzabona Imana iguhindurira amateka. Reka nkubwire, Yobu ntabwo yigeze yihakana Imana. Yobu ntiyigeze areka gukunda Imana. Yobu yakunze Imana mu bihe bigoye, akunda Imana mu bihe biruhisha, akunda Imana mu bihe by'intambara. Yobu akunda Imana mu bihe byose, akunda Imana. Aha rero mu gice cya 42, aha niho Imana yamwibutse, kuko yabaye inkoramutima y'Imana. Reka mvugane nawe, wanyuze mu bigoye ariko uragumya urasenga, unyura mu ntambara uragumya urasenga, kuko wakomeje kuba imbere y'Imana n'ikimana izagukiriza, kuko wakomeje kuba imbere y'Imana n'ikimana izagutabarira, kuko wakomeje kuba imbere y'Imana n'ikimana izakubohorera. kuko Yobu rero ngo Imana ikiza Yobu imushumbusha ibyo yari yarapfushije. Umva ariko ntabwo Imana yibagirwa ibyo byapfuye byawe. Imana izabigarura, Imana izagushumbusha, Imana izakugarukaho, Imana izaza, ntabwo izaceceka, kuko ntiyibagirwa. Iyi Mana ntikiranirwa, ntiyibagirwa mama. Imana ntiyibagirwa, Imana ni indahemuka, ikiranuka muri byose. Iyo ntiyibagirwa ni indahemuka. Rero ndagira ngo nkubwire, yiringire, muhanga amaso, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ngo Imana irangije ngo ivugana na Yobu amagambo akomeye, ngo ariko Uwiteka asanga za nshuti za Yobu, zimwe zamushinyaguriye, zimwe zamuvuze nabi, zimwe zamusebeje. Imana itugirire neza. Ngo irangije Uwiteka aravuga ngo uburakari bwanjye burababyukiye, wowe Elifazi na bagenzi bawe babiri. Kubera iki? Ntabwo mwavuze ibitunganye, ntabwo mwabwiye neza umugaragu wanjye igihe yari ari mu bigeragezo, mwaramushinyaguriye. Reka mvugane nawe, hari abantu bagushinyaguriye uri mu bigeragezo, hari abantu bagushinyaguriye uri mu ntambara, hari abantu bagushinyaguriye uri mu makuba, bakuvuga nabi, hari abantu bakuvuze nabi, hari abantu bagusebeje barakuvuga nabi, batuma ubura akazi, bakuvuga nabi, batuma ubukwe bwawe bupfa, bakuvuga nabi, batuma urugo rwawe rusenyuka, bakuvuga nabi, bituma abantu bakuvaho, bakuvuga nabi, abantu barakure. Abo bantu Imana irabahagurukiye. Imana igiye guca amande abantu bose bavuze nabi ubuzima bwawe. Imana igiye kubaca amande abo bantu. Hari abantu bakuvuze nabi, hari abantu bagusebeje, hari abantu baguteranyije, hari abantu bagiye bakurega ibirego bidahari, bitariho. Imana n'Imana, abo ngabo Imana irababyukiye. Imana iryukira abashuti bayo, ngo abo ngabo irangije ngo uburakari bwanjye burababyukiye. Hari abantu bakuvuze nabi, uburakari bw'Imana burababyukiye. Hari abantu bakuvuze nabi, umujinya w'Imana urababyukiye. Imana igiye kuguhorera, kandi nimara kuguhorera iragushumbusha ibyawe byose wapfushije, bikugarukire mu izina rya Yesu.
Mana ndagushima kuri Imana igira neza, nkweretse uyu muntu twari turi kumwe, mwibuke Mana umugarukeho. Nawe hari ibyo yanyazwe, hari abamuvuze nabi, hari abamurwanyije, ari mu bihe bibi, ari mu bihe byo kugeragezwa, abantu baramusebya, abantu baramurwanya, abantu baramutoteza. Ariko ndakwinginze Mana, rambura ikiganza cyawe ku buzima bw'uyu muntu, rambura ikiganza cyawe ku buzima bwe Mana, rambura ikiganza cyawe, iyerekane kandi wigaragaze kuko uri Imana igira neza. Tabara uyu muntu wari unkurikiye, nawe umugarukeho Mana, umushumbushe, wongere ibyo yapfushije yongere abibone, yongere bigaruke mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Mana iguha umugisha, ugiye gusharinga iyi video, iri jambo ry'Imana rikagera ku bantu benshi. Sharinga abantu 5, ukibasharinga Imana iguha umugisha. Oherereza inshuti yawe, muvandimwe wawe, mama wawe, umubyeyi, umwoherereze, yumve byukura bagirane. Akiyumva arakira kubohoka, yumve byukura bagirane, akiyumva nawe wakira ubutabazi. Kora subscribe niba utari wayikora, kora like, comment yawe ni ingenzi. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Nukuri ndagukunda, umugisha w'Imana nukubeho, ineza y'Imana ikomeze kukomaho ibihe byose. Shalom, shalom.